byabateguriwe hano imbere ariko natwe tubakirana ubwuzu. Reka nakire Bwana Lambert bariho. Bwana Lambert ni umuyobozi w'umuryango wa Gikristo witwa LL Ministries Rwanda, akaba ari umuryango ufasha abantu mu rugendo rwo gukira ibikomere. Bwana Lambert yize clinical psychology, akaba yubatse ndetse afite n'abana 2. Twamwakira. Ndakira kandi Madame Umutoni Gatsinzi Nadine, ni umugenzuzi mukuru w'uburinganire muri Gender Monitoring Office, akaba yubatse kandi akaba n'umubyeyi w'abana 2. Twamwakira. Nanone kandi ndakira couple ya Dr. Thomas Muyombo, tuzi ku izina rya Tom Close, n'umufasha we Tricia Ange Niyonshuti. Dr. Thomas Muyombo ni umuyobozi muri RBC, akaba ayobora ishami rishinzwe gutanga amaraso, akaba n'umuhanzi. Umufasha we Tricia ni umwanditsi ndetse akaba founder w'ikigo gisohora ibitabo cyitwa Iga Publishers. Tom na Tricia nabo Imana yabahaye umugisha w'abana 5. Reka twongere twakire aba panelists. Panelists bacu bagiye gufatanya uko babiteguye mu kudufasha kurushaho kwinjira muri insanganyamatsiko, ariko bo baraduha ubuhamya banabizane mu buzima bwa buri munsi. They are going to keep it more practical for us. Rero wenda dutangira twahera ku kibazo kigira kiti: ni izihe ndangagaciro dukwiye kwimakaza mu kubaka umuryango? Bwana Lambert, mwadutangirira. Arakoze cyane umusangiza w'amagambo. Nyakubahwa First Lady, banyakubahwa bayobozi mu nzego zitandukanye duteraniye hano, mbanje kubasuhuza kandi mbashimira ku mwanya muduhaye wo kugira ngo tugire ibyo tuganiraho mu bijyanye no kubaka umuryango mwiza kandi utekanye. Kubirebana n'indangagaciro dukeneye kubaka mu muryango, ngira ngo inyinshi zavuzwe, ugiye no kuzirondora byasaba kwandika ibitabo byinshi, ariko munyemerere ngaruke wenda ku ndangagaciro enye kandi nazo mu magambo makeya. Ikintu cya mbere numva dukeneye kwimakaza kandi cyakomeje kugarukwaho ni ikintu n'indangagaciro y'urukundo. Urukundo ingorane zarwo nuko hari igihe rwumvikana nabi, umuntu akumva I have fallen in love, akumva ari nk'ikintu yaguyemo rwa rundi rw'ikibatsi, ariko umunsi rutakiri ikibatsi akumva ari bubivemo. Niyo mpamvu rero urukundo tuvuga hano rukwiye gutandukana na rwa rundi dukunda Manchester, rwa rundi dukunda pizza kuri bamwe bayikunda, cyangwa se dukunda amandazi, kuko ibyo bindi byose mu by'ukuri ntabwo tubikunda, ahubwo dukunda uko twiyumva iyo turi kureba umupira, uko twiyumva uko turi kurya pizza. Kuko hari ikintu nkibaza ukuntu wakunda ikintu ukagishinga iryinyo, ubundi wakacyubakiye nk'akantu ukagishyira ahantu ukajya ukirebaho. Urukundo rero rukwiye kurenga ibyo bindi tuvuga ko dukunda, rugahinduka icyemezo. Ngakunda uwo twashakanye kuko nabihisemo, ngakunda abana banjye kuko nabihisemo. Niho ruzarenga no kuba icyemezo, ruba urukundo umuntu yakwemera kwitangira mugenzi we kubera ko umukunda. Rutabaye sacrificial ntabwo urugo rushoboka, kubera ko ibindi bigeraho bikarangira. Hanyuma indi ndangagaciro ya kabiri nayo nshaka kugarukaho ni humility, cyangwa se guca bugufi. Sinzi niba namwe mwarabibonye, ariko hari ukuntu twebwe bene muntu tugira ukuntu tuba obsessed with ourselves, ugasanga ibintu byose ni jye, umuryango wanjye ntabwo ari umuryango wacu, ni umuryango wanjye, ni abana banjye ariko ntabwo ari abacu.
iyo narige rero tutagize icyo tuyikoraho ngo twubake guca bugufi ntabwo umuryango uzashoboka. Umuntu umwe agerageza gufasha benshi yaravuze ngo humility is not thinking less of yourself but thinking about yourself less. Mu yandi magambo ntabwo ari ukwica amazi ngo wumve nta gaciro ufite, ahubwo ni ugufata umwanya ni ukwitekerezaho gake gashoboka, kubera ko undi mwanya umaze gutekereza ku bawe n'abashakanye, gutekereza ku rugo rwawe, gutekereza ku bana bawe, uburyo wabateza imbere n'uburyo wabakorera. Icyo rero akaba ari indangagaciro dukeneye kongera kwiyubakamo mu muryango kugira ngo guca bugufi biturange, bityo umuryango ukomeye. Hanyuma indi ndangagaciro ya gatatu nshaka kugarukaho ni commitment, kwiyemeza. Buriya kimwe n'indi mibano yose, haba no muri bizinesi, nta kintu kijya kigerwaho, nta mubano ukomera hatabayeho ikintu cya commitment. Ni nayo mpamvu haba imbere y'amategeko tukarahira, haba imbere ya kiliziya, imbere y'Imana n'abahamya bayo, naho tukagenda tukarahira. Mu by'ukuri icyo tuvuga ngo niyemeje kubana n'uyu muntu kandi nzabana nawe ubuzima bwanjye bwose. Hari umunyemerere uvuge n'ikindi kintu gikomeye, iyo turahira haba ku murenge haba ndetse no mu madini, tuba dukoresha imvugo y'igihango ya covenant. Niyo mpamvu tuvuga ngo niyemeje kubana n'uyu muntu nta gahato, dukize tudakize, tubyaye tutabyaye, ibyo byose tukabishyira cyadutandukanye n'umuvu. Niyo n'imvugo y'igihango, ariko tuyivugira mu rusengero, tuyivugira ku murenge, ubundi mu rugo tukayibaho nk'aho ari kumwe. Muri kontara umuntu aba avuga ati ingingo irengera ni iyi, nzakuramo iki, ibyanjye ni ibihe, ariko ntabwo mbizi wenda mwe abakozi beza aho mukora, ntabwo ndabona umukozi ujya gusinya kontara ngo akube ngo umwimerere w'umubiri nawe utazamenya. Ibyo nicyo nshaka ni ugukora gusa, abo ni bakeya niba abana bawe, ahubwo ugenda uvuga ngo uzamenya bangahe, muzamakonje ingana iki, ese nava muri mbona kandi kaza ahandi nagenda kuki. Iyo ni imitekerereze yawe. Bikenewe rero ko nubwo tubivuga tukabivuga mu buryo bw'igihango, tugera no mu rugo tukabibamo mu buryo bw'igihango. Hahandi uvuga ngo niyemeje kubana nawe mu buzima bwose, muri bya bindi byose turi kumwe kandi ndagushyigikiye kimwe n'uko nawe ushyigikiye. Hanyuma indangagaciro ya kane nayo dusorezaho ni ikintu cyitwa forgiveness, kubabarira cyangwa se imbabazi. Sinzi nabwo niba ari ibyo bibona jyenyine, baravuga ngo urukundo ni ikintu, ariko hari ukuntu ugera mu rugo ugasanga bya bintu wajyaga muri fiyansaye warenza ingohe, uyu munsi ntabwo kirenze ingohe, ahubwo birakurakaza bikakuremerera pe. Ikindi uze kuvuga ngo ubona ngo yasa na marayika, rwose uri marayika, usa na marayika cyangwa se usa na Bikira Mariya, ariko mu by'ukuri iyo mugeze mu rugo usanga ari we ari nawe. Nubwo mwumvaga mujya gusa na marayika ariko nta marayika n'umwe barimo. Rero bikavuga iki? Hari ibyo azakora usange yakurakaje, hari ibyo azakora ubabaze, hari n'ibyo nawe uzakora biramubabaza. Niba rero dushaka kubaka ingo zihamye, dukeneye kwiyubakamo indangagaciro y'imbabazi, aho tugira umugabo wo kugeraho gusaba imbabazi igihe twakoze amakosa. Ntitwihagarare amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, tukaba twasabana imbabazi, kuko iyo bibabaye gutyo usanga dukunda kwisubikira munsi y'umukeka cyangwa se under the carpet, hanyuma bikagera igihe utakibona mugenzi wawe, aho usigara ubona yaba amakosa ye ndetse na bya bindi byamuvuniye. Ariko iyo mubabarira bigenda bivaho, ntabwo ikosa uhita umwibutsa ibyo yakoze muri 1983 kandi warengeje oya, ahubwo uganire ku by'uwo munsi utagiye gukora n'ibya kera. Murakoze rero, ndagira ngo nakire bagenzi banjye hano, Tricia na Tom Close, ibintu uko bivuze muri rusange
rimwe mu bibazo umutetsi hari challenge nahuye nazo uzobakamira uti bakagira umuntu wo kwibara. Banje gushima Imana inyuma kandi umubyeyi nyakubahwa Fasiti bashimiye uyu mwanya tubikora kugira umugisha. Kugira ngo yavuze mbere yo kutujyana kacu tugendera ari muri byageze kubivugaho twakunzwe cyane n'umwanya umugabo namukunze cyangwa se twabanye akora ibintu byinshi, ari umuhanzi akaba n'umuganga. Ngeze mu rugo rero kumwe abagore tujyana n'imigisha nkihagera bahawe umwanya mwiza mu kazi, ari nako tunabyara, bituma rero umwanya uba muke. Kwa kuntu yamenyereye guhuza ibintu byinshi icyarimwe, yahise atangira n'ibintu byo kwandika ibitabo, yandika ibitabo by'abana akanabishushanya bikoreshwa mu mashuri ya primaire. Hanyuma nanjye ninjira mu rugo ndi umuntu wumva ko nzajya nakira umugabo nk'umwami. Wa mugabo umwanya wo kumwakira urabura, akajya agera mu rugo ananiwe, ariko kuko yabayeho akunda gufatira ibintu icyarimwe, akagera mu rugo ambwira ati ngwino muri ofisi niho ngiye kuba nkorera. Ubwo nanjye imeza nayiteguye nk'iy'umwami nyine, nashyize n'ururabyo rw'iroza hagati. Wa mugabo akicara muri ofisi ahantu mu rugo ati bya biryo byaruruze turire hano. Ubwo rwa rurabyo ntarubonye, ya masorori nkashyira ku masahane nkazana. Ndabireba, ubwo niko n'abana baba benshi, akaza basuza ati banze nimba suze vuba vuba hari utuntu ngiye gushushanya. Ariko mbyitegereje mbona binyuranye na kwa kundi nshaka ko ibintu biryoha. Nza kwigira inama yo gusenga, ndavuga ngiye kubisengera Imana nk'uburyo nabimubwiramo. Iyo dukora twumva ko turi gukorera umuryango. Umuntu ushobora kumubwira uti oroshya agata akubwira atari kufite ikihe kibazo, sindi gukorera umuryango, si amafaranga dushaka, wenda akaba yakumva nabi. Narasenze koko Imana iranshoboza, mbimubwiye abyumva vuba. Ndambwira nti ndagukeneye, hari ikintu ushaka ko tuganira. Rero nubwo ufite inshingano ukaba uri gushakira umuryango, ariko nanone uru rugo uri umwami. Hari intebe umwami agomba kwicaramo, iruhande hari umwamikazi, hari amakeya nkeneye nawe ukaba ukeneye. Ntaba bana bacu nabo baragukeneye. Ni wowe bigerageze, ujye uva ku kazi uduhe umwanya muto, urebe ka kazi uzagakora, n'ibyo ukora uvuye mu kazi uzabikora kandi ubikore neza. Yanyumvishe vuba birimo Imana byose birakunda. Atangira kujya ava ku kazi, n'ubundi yazaga kare ariko agahita ashaka gukora ibintu byinshi. Na cya gitabo yamara kugishushanya tereka nsimbukire muri studio gato. Atangira kujya aza, akunda kwikurira abana ku kazi, ku ishuri, agasanga nanjye nageze mu rugo kare, akaza none avuga ati noneho mu gihe uri koza abakobwa ndabanoza abahungu. Ibintu bitangira kuryoha. Ejo akagaruka avuga ati ariko nimuze dukora amandazi, akunda guteka cyane. Mu gukora amandazi agahamagara abana be bose, ubwo nanjye nkaba ndaho mu gihe bari gupona nti mukorogera amagi, ntinguhe isukari. Ugasanga none ibintu birushaho kuba byiza, ariko naye bimuruhura mu mutwe. Nashaka kwampa umwanya ngo mwereke ko nubwo yiriwe mu kazi, ashyizemo iminota yo kuba mu rugo dukina turuhutse, biramuruhura kurusha. Ibyo bintu byaramuruhuye, yaza yabaye na stress ku kazi, akaza avuga ati murebe akantu dukina ndebe nabonye binduhura. Nukuri byaramufashije cyane, narabibonye. Akagira iyo mikino yacu dukina mu rugo, tukagira umwanya wo kwigisha abana, umwanya wo gusenga. Noneho dufite abana batanu, ifite abana benshi, bitabishyizeho gahunda biba bibi. Twashyizeho gahunda y'amasaha y'abana yo kurya no kuryama kare. Saa 2 wacu nta mwana uvuga. Ya masaha abana baryamye ni umwanya wacu turi babiri wo kuganira, ni umwanya wo kureba ibyo azakoresha mu kazi, ni umwanya wo kwandika bya bitabo, ni umwanya se wenda tunahitamo kureba na filime. Njye nkunda filime cyane, we akayanga kubi. Akambwira ati televiziyo ntukayishyira imbere, ariko haba harimo maniyu yavuzwe cyane ngira ngo yari yababwiye. Maniyu yahagera akaza vuba vuba ati aticara nkwere ku mukinnyi duheruka kugura.
kandi yarambwiye ko televiziyo atayikunda, ariko uwo mwanya rero tuwushyizemo byabaye byiza, ku buryo n'igihe yabaga afite akazi kenshi ko gukora, kubera wa mwanya yaduhaye ni nk'ifumbire, yaragendaga agakora, jye n'abana tukavuga ngo papa ari bizi, aho azazira tuzahita dukora ibi n'ibi n'ibi, ugasanga abana birabafashije kandi nawe biramufashije. Mpamya cyane ko no mu kazi byamufashije cyane, abakoresha be nibareba bazasanga umusaruro uri hejuru cyane. Ikindi kintu nabonye cyiza nkimenye vuba ariko cyakonfirmye ko communication ari ingenzi. Maranye imyaka na Tom 12, ariko muri logique ye ngo akunda abantu bagenda mu modoka imwe. Muraza kundebera ko atari ukwikunda sinzi, ngo nibwo bakundana kurushaho. Tukagira rero imodoka duhuriramo twese, jye nayicaramo nkakunda indirimbo, wagakunda kumva amakuru. Uko ngezemo nkakubitamo indirimbo, nawe hashira iminota ati ntirangiye agakubitamo amakuru ya Kongo. Noneho rimwe na rimwe bikambabaza nkavuga ariko simvuge. Ejo bundi muri iki cyumweru Imana yampishura ibintu bikomeye, ndamureba yinjiye mu modoka, amakuru ya Kongo baratangiye. Ubwo nene ndi kwimvira uturirimbo ndi muri mood, ariko Imana iramfasha sinarakara. Noneho ndamubaza nti jewe mbona uruha cyane, uva mu kazi urushye ntugahita ugwa ku makuru ya Kongo. Ntigiye numva ugiye ubanza ukumva uturirimbo mu mutwe hakaruka byagufasha. None haransubiza ati jewe burya indirimbo ni akazi kuri jye. Hari igihe dutwarwa cyane tukibagirwa ko twashatse abantu bafite n'impano nziza y'ubuhanzi. Ndamwana uzi ko ari byo. Ati giye ndi kumva indirimbo ntangira kumva he ibyuma bihengamye, mastering niki. Ati rimwe na rimwe hita njya muri studio kandi atari umwanya wabyo. Atari ko amakuru aranduhura mu gihe mwebwe indirimbo arizo zibaruhura. Nasanze naratinze kubibaza. Iyo myaka 12 yose naramuvunye. Ubu kuva uwo munsi rero simpuma nagera mu modoka, mbona tunguka hari nagezemo nakwisema amakuru. Kugira ngo bimuruhura. Aho rero nize ko communication si ngombwa ko mwicara muri restaurant, si ngombwa mu cyumba, ahantu hariho hose mwaganira, kandi ikintu kibubaka, kiborohereza mu mutwe, kinatanga umusaruro ufatika. Murakoze. Reka nawe muhe umwanya agire wenda uko nabonaga byinshi nawe afite ibyo yabonaga, agire icyo atubwira. Trish yarakoze. Nyakubahwa First Lady, nanjye ndagushimiye ko mwaduhaye uyu mwanya ndetse n'abateguye iki gikorwa. Ibyo Trish yari avuze je n'ajoute rien. Ariko ndi bwongereho akantu gato nanjye kuri ku rugendo rw'iyo myaka 12. Mu by'ukuri kuba twicaye hano suko turi special, nta nuwo dushaka wenda kubwira ngo kora gutya. Buri umwe wese afite icyo yasangiza undi kikamwigisha cyangwa kikamufasha. Natwe kuva mu gitondo hari byinshi twize. Ndi buvuge rimwe na rimwe ku kintu gikunda kubangamira couples iyo bakiri batoya. Ni ikintu gikunze kuba rimwe na rimwe abantu ntibabone uburemere bwacyo. Ikintu gikurikira kiba mu gihe cyo gutegura ubukwe, nyuma y'ubukwe, ndetse no mu rugo. Ikintu cy'amagambo. Amagambo rimwe na rimwe avugwa n'inshuti n'abavandimwe na rubanda. Rimwe na rimwe ugasanga aciye abo bantu intege iyo badafite urufatiro rukomeye, bikaba byanabaviramo intandaro y'amakimbirane. Twe twahuye na challenge tukibana social media. Buriya social media zikunze kubangamira abantu baba star, abakina filime, abanyamakuru, abahanzi. Twe tukibana haje inkuru yuko ngo twabyaye umuzungu. Ubwo birumvikana ko wamubyaye afite ahandi yamukuye. Hanyuma banarenzaho ko twamaze no gutandukana, yatwaye imitungo yagiye. Ibyo bintu urumva ko ari ibintu biri bizarre, jye narabisuzuguye rero. Ndetse nawe kuko turi kumwe yabyumva yabimbaza nkamubaza se ko Trish bavuga ari wowe ukaba utarabyara, urumva ibyo bintu bifite ishingiro.
ariko twibagiwe ko twari dufite umuryango. Mu rugo iwabo bakundaga kumubaza, kuko urumva iyo abantu bagishaka imiryango ibaha umwanya kugira ngo babanze bamenyane, bubake urugo rukomere. Igihe kimwe rero bamwe mu bantu b'ababyeyi be baramuhamagara, baramubwira bati ibintu twumva koko niba mufite ikibazo mwatwegereye tukakiganiraho, ariko ntituzabone biturika. Tricia agerageza kubasobanurira. Uwo munsi bihurirana ko nanjye inshuti yanjye, hari umuntu w'inshuti yanjye twanagendanaga, twabaga turi kumwe kenshi, wamamagaye ati rero hari ibintu nashatse kukubaza ariko mbura uko mbivuga, ariko unyihanganire mbikubaze kuri telefone. Atowe na Tricia mufitanye ikibazo? So nawe ndamusobanurira, ndamubwira nta kibazo dufitanye, kubw'amahirwe ibintu bavugaga hari n'undi bari barabivuzeho. Ndamubwira nti se wa undi wundi babivuzeho urabona atari script bafashe bakayituzanaho? So ariko kubera ko twakomezaga kubibazwa n'abantu benshi, icyo gihe nakoresheje social media kuko ni naho byari biri, mbivugaho ndabyadressinga, kubw'amahirwe birahagarara. Urwo ni urugero rwatubayeho, ariko ngira ngo abantu benshi bahura n'ibyabo. Ushobora kuba mu rugo ugasanga wenda umugabo wawe iwanyu ntabwo bamukunze mu ntangiriro ko batamuzi, byamugeraho bikamuca intege, noneho mukubaka urugo mutibona neza mu muryango, cyangwa mwamugishakana bati ko mutabyara, cyangwa mwabyara umwana wa mbere bati ko mutarabyara uwa kabiri. Ugasanga ibyo ubwabyo rimwe na rimwe bitari mu bushake bwanyu, kuko hari abantu bashobora no kubana bashaka kubyara bakamara imyaka 5, 10 bakazababyara. Icyo twakinyuzemo gutyo, kuko of course twaraganiraga hagati, ariko ko cyavugirwaga hanze y'umuryango habayeho uburyo bwo kucyadressinga. Ikindi ndi buvugeho ni ku kintu gikunze kutugonga by'umwihariko kijyanye no kubahiriza igihe. Nkeka ko n'abagabo benshi bahura nacyo, aho iyo mufitanye gahunda nk'uko yabibabwiye dukunda kugendana, twizera yuko iyo abantu basenga bari kumwe, iyo abantu banagendana, iyo abantu barara mu cyumba kimwe, kuko hari n'igihe abantu bafitanye amakimbirane, umwe ashobora kwimuka mu cyumba akajya mu kindi azi ko arimo gutanga amahoro, ariko bikarangira ahubwo ashyizeho distance izagorana gutuma habaho kuganira. Twe rero tugerageza ko ibintu nk'ibyo by'ingenzi tubikorera hamwe. Ku kijyanye rero na time, n'uyu munsi tujya kuza buriya namuhaye umwitangirizwa, aritegura, amaze kwambara, atangiye kwambara wenda tw'ingenzi twa nyuma, nanjye mbona kujya kwitegura, kuko njye nitegura vuba. Ubundi mbere nariteguraga nkajya mu modoka ngatangira kuvuza amahoni, noneho yaza tukagendana turakaye tutavugana, kuko mushyizeho pressure, wenda aje nta makiyaje akoze cyangwa ntabwo yizeye uko byagenze, aje arimo kwireba mu modoka ambaza ati kubera icyo banshyizeho pressure, mba nabanje gutegura abana, kumenya icyo baza kurya tudahari, kuko n'umuntu ukunda abana cyane. N'ubu nubwo mwumvise dufite abana 5 bayifuza n'uwa 6, kuko ndetse niyo ashaka no kwiga yifuza ngo ibintu bya parenting ni impano ye. So umwanya munini rero nubwo akererwa akunze kumara arimo areba ibyo mu rugo, areba iby'abana, noneho twaza yumva ko afite reason, nanjye numva ko aho tugiye kuhagera wenda tuhagera dutinze, bigatuma tugendana tutavuga. So ibyo rero naje kubibona, mbona ko niko ateye, nta kintu nabihinduraho, kandi biba byumvikana. Noneho mu mwitangirizwa twagendana mu modoka tukagenda duhuriyemo, tukagenda tuganira. Icyanyuma gikunze kugonga abantu cyane cyane abagabo, ni ikintu akenshi dushaka abagore tunarusha n'imyaka, noneho ukaza unafite n'iyo superiority complex. Rimwe na rimwe ugatekereza ko kuba umugabo ari ugufata icyemezo. Byajyaga bikunda kubaho, ariko ku tuntu duto duto, nk'utuntu twa priority, twagombaga gukora iki, ariko reka tukireke dukora iki. So ibanga twakoresheje nuko priorities z'ibyo twifuza gukora tuziganiraho mbere. Imishinga tuzakora muri 2030 turayifite iranditse, bivuze ngo uno munsi niyo waduha nka miliyari 5 dushobora kuzispendinga neza tutazangije, kubera ko ntabwo twatekerereje mu bushobozi dufite nonaha. Kuko ikintu twabonye ari igihe ubona
nk'amafaranga ugasanga hari ikintu kije cyihuta, iyo utatekereje ngo nayakoresha iki, ugasanga uyadepanshije mu kintu, uratashye usanze mugenzi wawe nawe yari afite ikindi atekereza, nabyo ubwabyo bigakurura amakimbirane. So ntizimbye mu magambo, kamereza umwanya Nadine nawe atuganirize. nawe amaze imyaka itari mike mu rugo, twe tumaze 12, ndetse ni n'umuyobozi by'umwihariko unaba no mu buzima bw'umuryango. Hanyuma agira ibyo atwunganira ko natwe hano twaje kwiga. Murakoze. Tom arakoze, nyakubahwa First Lady, nyakubahwa abayobozi mu nzego zitandukanye muteranye hano. Natwe nanjye ndabashimira, ndashaka gutangira mbashimira uyu mwanya mwiza mwaduhaye kugira ngo tuganire ku muryango ushoboye kandi utekanye. Ndanyara ariko nshimire nanone ntangira couple ya Tom na Tricia, kuko batweretse yuko imiryango y'abakiri bato kandi young leaders, nubwo ari cyane cyane muri sector entertainment, bakagira umuryango mwiza ubanye neza bishoboka. So imiryango myiza y'abakiri bato ibanye neza birashoboka iyo babikoze mu nama nyinshi batugiriye. Abantu dukora muri leta no muri inzego zitandukanye bashize imyaka ijya kuba 3 cyangwa 4, hari ibiganiro twagiye duhabwa bigaruka cyane ku nshingano z'inyabutatu cyangwa se triple roles. Triple roles harimo kuba ufite urugo, uri umugabo n'umugore ufite urugo, mukaba uri n'umubyeyi ariko kandi ukaba uri n'umuyobozi. Izo nshingano kandi ukazikomatanya. Message yanjye mfite ndaza crafting around iyo triple roles kugira ngo tubashe wenda mbashe no kuyitanga neza. Mereye kuri role ya mbere yo kuba y'urugo, wenda nambasangije gatoya nangiye ku rugendo rwanjye. Nkuko babivuze natwe ndubatse, ndi umubyeyi w'abana 3, Solange yavuze 2, mfite abana 3, dufite abana 3. Rambere yabitwigishije kuba hambo. Dufite abana 3, kandi nkuko babivuze mfite inshingano muri leta, hari n'izina nagiye ngira mbere twanabanye, hari izo ndimo. Umugabo wanjye nawe abarizwa mu muryango mugari wa RDF. Nkuko mubizi akenshi akazi kabo ntago kabemerera cyane kubana n'imiryango yabo, ni ukuvuga ngo natwe hari ibyo twagiye dukora, hari n'ibyagiye bidufasha, ariko turi n'abakristu. Icyambere navuga, Lambert yagarutse cyane ku byo batwigisha, amasezerano dukora iyo turi kwimaria. Natwe hari ijambo ryadufashije cyane padiri yatubwiye twimaria, nibaza ko rinaduherekeza mu rugendo turimo. Yatubwiye yuko buri umwe wese Imana imuhaye umwana wayo, kandi uwo mwana wayo agomba kumwitaho, akamukunda, akamumenya. Ngira ngo ubu umugabo wanjye tubana si umugabo wanjye gusa, ahubwo ni n'umwana w'Imana. Nawe kandi ndi umwana w'Imana nubwo ndi n'umugore we. Ibyo rero biradufasha cyane kuko binatuma tubona mariage yacu nkuko na Didier, Pastor Didier yabivuze, ifite purpose nini iruta twebwe as a spouse. Our purpose for our marriage is bigger than us, is even bigger than our shortcomings, is bigger than our emotions. Ni rinini cyane. Inagaruka kuri values Lambert imwe yavuzeho ya commitment. Ibyo biragufasha cyane mu kubaka commitment kuri urwo rugo ugiye kubaka, cyane cyane wenda urugo bitewe n'imirimo murimo mutaba hamwe kenshi nkuko mubyifuza. Ngerageje rero no kubihuza, ngira ngo n'akazi ni gukora uyu munsi, wenda ngira n'inama aba young leaders bari na young couples. Tuba muri societe ifite gender roles na gender values, isanga hari zahaye umugore nizo zahaye umugabo. Ugasanga niyo tugiye kwimarira hari amakuru menshi twumva, umugore uzakora ibi, umugabo uzakora ibi, umugore you are the care person, you care, umugabo you are the leader. Ngira ngo na Tom yabikomojeho. Ni byiza yuko mwumva yuko iyo tuvuga gender equality ariko n'uburinganire bujyanye n'ubwuzuzanye, ntabwo tuba tuvuze ngo
ni spirit ni 50% 50%, oya, ahubwo ni 100% 100%. Buri wese azana byose akabizana mu rugo. It's a partnership, ni urugo rubanye neza, kandi buri wese azana ibyo afite kandi mu bwumvikane. Rero young couples, you should be able, byinshi mwabwiwe, byinshi mwumvise, byinshi societe yarangije gusetinga, you should be able to challenge it, bijyanye nuko mubayeho, bijyanye na season y'ubuzima mugezemo, bijyanye nuko ubuzima buhagaze. Nk'uyu munsi nagiye bijya bimba hari igihe akazi gatuma nahari, ariko papa w'abana ahari, icyo gihe ntabwo avuga ngo I will not care for the kids, kandi ari we umubyeyi wo mwanya uhari. Nanjye ntabwo nareka responsabilité zimwe za leader wa famiye ngo kuko umugabo adahari hari ibyo ntakora, kuko at the end utabikoze urugo rwanyu nirwo ruhasufurira, niho ruhurira n'ibibazo. Ni ngombwa rero yuko tuba able to share those responsibilities, kandi tukazisharinga duhere not kuko ndi umugabo cyangwa ari umugabo cyangwa ngiye ndi umugore, ahubwo kubyo nshoboye no gufiringa the gaps. Ndumva hari icyo babivuzeho hakiri kare. Ngiye ku nshingano ya kabiri yo kuba umubyeyi, nabyo ndabikora mpereye kuri example yanjye, ko nabibabwiye dufite abana batatu. Njya kunda kuvuga ngo mfitemo mu head wa corporate, nkagiramo mu PS, nkagiramo na vice mayor. Impamvu bimeze gutyo nuko abo bana twagiye tubabyara ndi mu nshingano, byasaga kenshi nk'ibikurikirana, kimwe cyabanzirizaga ikindi. Birumvikana rero yuko nari mu nshingano, n'umugabo nawe ari mu nshingano z'akazi. Byari ngombwa yuko menya uko ngomba kubimanaginga byose, twembi tunabimenya uko tubimanaginga byose. Ariko mpereye wenda kubyo ngiye nakoze cyane, icya mbere cyabaye kubaka a supporting system, cyane cyane mpereye ku kazi, kuko iyo nabaga mfite abo bana batoya, icya mbere nagombaga kubwira abo dukorana, cyane cyane my supervisors, yuko ndi umubyeyi mfite abana batoya ngomba gukurikirana, ngomba kwitaho. Ibyo rero byagiye bimfasha cyane. Mbahaye urugero rutoya, rimwe twari turi mu nama na minister, by the time I was PS, noneho amasaha ageze kujya gufata umwana niwe wanyibukije, unadiye amasaha yo kujya gufata umwana arageze. Icyo kintu kiba cyiza, kuko uba warabashije gukomunika, ariko ufite n'umuyobozi ubyumva. Ndanabwira n'abayobozi hano kubasha kuba that open, kandi ubifasha no gupanga akazi kawe neza, ntabwo bigomba no kwica akazi. N'igihe cyose abana bacu tujya kubafata ku ishuri, nkajya kubafata, cyangwa papa we yaba hari akajya kubafata, ibyo ugushaka uwo mwanya ugomba kuwubona. Indi supporting system twubatse ni mu rugo. Mu rugo naho ni ngombwa bari abantu badufasha, abananizi, abakozi bo mu rugo. Nge nibara ntawe wigeze ambwira ukuntu kumanaginga bari abantu bikomera. Ni irindi shuri, ni izindi leadership skills, ni patience, ni ibintu bigusaba kwihangana cyane. Kandi ni ngombwa ko ububakira ubushobozi ukabamenya, kuko nibo basigara mu rugo, nibo bagufasha, nibo bafasha abana, nibo bafasha baba hari igihe kenshi muri mu kazi muri busy. Ibyo rero ngiye byaramfashije cyane, kuko binakurinda abakozi. Uyu munsi amaze amezi abiri aragiye, ukwezi kumwe, hari instability bitera, ari kuri wowe, ari no ku bana, ari no ku muryango mu buryo buri rusange. Iyo supporting system nayo yaradufashije cyane. Abakozi bacu tumarana igihe, kuko habamo no kwihangana. Kwihangana birafasha, ariko no kwigisha. Indi ya gatatu nka supporting system, it's a technology. Technology is there also to support us. Technology ifite byinshi ishobora kuba yakwangiza, ariko hari n'ibyo idufasha. Abana bacu iyo tudahari, yaba ari papa wabo, either it's on FaceTime or WhatsApp video, ariko buri munsi tugomba kuvugana nabo. Tugomba kuvugana nabo cyane cyane mbere yo kuryama. Ibyo byaradufashije cyane. Nk'ibyo navugaga ko papa wabo nyine yabaga ari mu kazi, abana kuba bakiri bato baramuvugishaga. Of course yabaga atashye bakiri batoya, baramurebaga bagatangira link hagati yo barebaga kuri FaceTime na the tall guy they are seeing in front of them, bikabagora gukora iyo link mu minsi ya mbere, ariko byagiye bifasha. Ubu niyo bakuze, they are always looking forward to really to that. So byadufashije cyane. Ikindi dukora, utwe mu rugo twashyizeho ama cameras mu rugo everywhere. Biradufasha kuko nk'ibyo Trisha yavuze, amasaha yo kurya yageze, ntari mu rugo, ese bari kurya, ese baryamye,
muri iyi vacances twari tumaze igihe tureba se the screen time twumvikanye nabo bariho barayubahiriza. Ibyo byose uhari udahari bibasha kugufasha. Technology nayo ni ikintu cyadufasha. So ngeze wenda kuyubuyobozi yo sinyitindaho cyane. Ikiza nuko iyo wabashije gukora ziriya ebyiri za mbere neza, n'akazi mukazura bishobora ukabikora neza. Igihe wahuye n'amastress menshi, igihe wahuye no gufata decisions ziri almost impossible n'ibindi, your spouse, your home, your children are your safe space. Niho hahandi ujya ukaba wagisha inama, challenges mukazisangira, ariko n'ibyo mwatsinze cyangwa se the wins mukacelebratinga together. So rero hari ibintu bibiri nshaka kugarukaho. Icya mbere nicyo nshaka gusaba abayobozi twese turi hano, you are young leaders but you are leaders. Izi triple roles navuze n'abakozi bacu, our staff, nabo bahura nazo. Nabo ni ababyeyi, ni abakozi bahura nazo. Ni ngombwa yuko tububakira that support system starting from mu kazi. Uyu munsi igihugu cyacu cyashyizeho politiki nziza ya early childhood development. Ubu hari no kuyipushinga cyane kugira ngo tugire ECD centers ku kazi. Ni ngombwa yuko ibingibi umurida aho ari wese aba the champion of this program, cyangwa akaba, kuko bisaba na intentionality ikomeye cyane ku rwego rw'ubuyobozi bukuru. Nyine mu mujyi wa Kigali hariyo ECD center ijya gutangira, hagaragaye za resistance zitandukanye, ariko icyo twakoze twashyize gushyira ECD ku kazi mu mihigo. Murabizi ko government n'imihigo ni ikintu gikomeye. Icyo rero cyadufashije ECD ibasha kujyayo. Ubu n'uyu munsi abayirimo baranacelebratinga cyane ibivamo. NCDA ifite an employer supported ECD services toolkit. Mwayigana mukababaza bakabaha the toolkit is on their website kugira ngo ibafashe gushyiraho izo ECD at the workplace. Ikindi nshaka kuvuga ndashaka nibarize Lambert. Uyu munsi nubwo twabonye yego imiryango myiza ibanye, imiryango y'abakiri bato ibanye neza, ariko turabona n'ibibazo. Pastor Didier Kare yabigarutseho. Turabona ibibazo mu miryango ikiri mitoya, barafashwa cyane bagiye kubana, ariko siyo bamaze kubana itorero se ryakora iki? Kuko ni ngombwa, kuko tubaherekeza ko bavuye muri teori bagiye muri pratique, ariko na beyond agiye babana n'abakoze divorce, abatandukanye, abo bo turabafasha iki? Kuko biragaragara yuko akenshi tukwiriye kubafasha nubwo batandukanye, ariko they need to learn to be friends, especially for their children. Kuko abana bari kuva muri iyi miryango y'abantu badivorshije batabana, bari kwangirika. Nta n'uwatinya kuvuga ko ibibazo turi kubona uyu munsi mu rubyiruko rwacu akenshi ugenda ukabisanga ko biva muri iyo miryango. Pastor Lambert, itorero, amadini, kiliziya bakora iki? Murakoze. Arakoze cyane. Ngira ngo bimwe byagarutsweho, ndagira bikeya nongeraho. Kimwe mu bintu dukeneye gutekerezaho cyane cyane ku banyamadini ni no guhera no ku byo dukora tukabinoza. Kampere ku gutegura abenda gushyingirwa, ntitwicare tuzi ko hose bikorwa. Hari naho bidakorwa, ashobora kuba bahuye wenda ukwezi imbere cyangwa se n'icyumweru mbere, bagize ibyo bamubwira ari gutekereza fanta, ariko nta mwanya wabayeho kugendana nawe urugendo. Hakenewe rero gushyira imbaraga mu gutegura abageni. Ahangaha ndaca akarongo ku bintu bibiri. Kimwe mu bintu dukeneye gushyiramo imbaraga ni ukubafasha guhuza expectations, kubera ko kimwe mu bisenya ingo nyinshi nuko turujyamo buri wese afite ibyo yiteze mu rugo, ibyo yiteze ko babana, ariko bitandukanye n'ibya mugenzi we. Hanyuma bagerayo guhuza expectations bikabananira, kavuga ati si kinari ngutegerejeho, suku nagushakaga, bityo rero ndagiye. Icyo ni kimwe. Cya kabiri gikeneye gutekerezwaho ni no gufasha abantu gukira ingaruka cyangwa se guhangana n'ingaruka z'amateka yabo mbere y'uko bagera mu rugo. Cyane cyane nshakarongo ku kintu cyitwa ibikomere. Ibikomere byaho umuntu yakuriye, uko yakuze n'ibyo yahuye nabyo, biri mu bintu biri gusenya ingo. Umuntu akagera mu rugo avuga ati ngiye gushaka uyu mugabo nshaka, niringiye ko azambera papa ntabonye. Undi ati nanjye uyu mugore nshatse, niringiye ko azambera mama ntabonye.
hanyuma bagera mu rugo umwe akavuga ati kutaba mama, undi ati kutaba papa, ati tangira, nanjye undi ati tangira, hanyuma bagashwana biturutse ku bikomere bashobora kuba bataragize umwanya wo kubikemura. Mu yandi magambo icyo mvuga aha, buriya abantu bavanga umutungo ntabwo bavanga umutungo w'amafaranga gusa, n'ibiri mu marangamutima yabo barabivanga. Iyo nje rero mfite vide mu marangamutima, narakomeretse, mfite ibintu bidasobanutse, ibyo nibyo nzavanga na wa wundi, bityo bikaba byagira ingaruka ku rugo rwacu. Ni byiza rero ko no mu gutegura abageni twita kuri expectations, ariko tukanareba n'uburyo twabafasha mu overcoming za challenges ubuzima buba bwarabazaniye, bityo ntibazijyane mu rugo ngo ziremerere urugo. Hanyuma ikindi cya kabiri nanone nk'uko byagiye bigarukwaho, ni no gukomezanya nabo urugendo. Ahangaha munyemerere mvuga ikintu gikomeye. Hari ukuntu kera nk'abanyarwanda iyo wajyaga gushaka wabaga ari bugusabire n'uwagusabwe ndetse n'uguhagararira iruhande yabaga ari umuntu nyine muzakomezanya ubuzima. Ubu ngubu abadusabira turabakodesha, mugahurira muri sare bakamubwira izina ryawe agiye kugusabira. Uwo ntuzagaruka inyuma ngo ujye kumubwira ngo ese ko mu rugo byanze, waje ukareba wa musore waje gusaba iwacu uko byagenze. Twajya guhitamwo abapare n'abamarene tukareba bazaryoshya amafoto. Nta kindi kintu yakumarira, nta n'ikintu yakungura, ariko mu by'ukuri dukeneye gufasha abantu no muri cya gihe tubategura kubaka mentorship program ihereye no kuri ba bandi baba no mu bukwe bwacu. Hitamo pare na marene uzagira icyo akumarira. Hitamo umusaza uzagusabira, ushobora kuzasubira inyuma ukamubwira uti wa muhungu wantanzeho yampemukiye ngwino ubigemo. Ariko bitagenze gutyo hari bizapfa. Ibyo n'amadini yabigiramo, ariko n'abandi babigiramo uruhare. Ariko mu madini hakenewe no gutekereza uburyo mentorship cyane cyane ku bakiri batoya iba intentionnel, ibi bintu abantu bashyiramo imbaraga, bakavuga ngo ntabyo urugo rwawe ruri gucamo izindi ngo zitaciyemo, ko hari abandi babinyuzemo bakabitsinda, waretse tukaguha couple yindi izajya ikureberera, ushobora kugisha inama. Ibi ndabivuga nk'uwabinyuzemo kandi nabonye umumaro wabyo. Nashatse umunyamahangakazi muvana iwabo muzana hano mu Rwanda, hanyuma ndareba aravuga ntubusuye umwana w'abandi umunsi namunani azamenya naho ajya kundegera, ntazamenya n'umurenge aho uba. Hanyuma ngira umugisha yuko mfite umuntu nita mentor ndetse n'aba peer mentors. Hanyuma ndamujyana ndamubwira nti dore rero umunsi nakunaniye, umunsi wabonye nakubereye gica, dore aba bantu uzagenda ubandegeho, bazanyicaza bampane kandi nzumva, kubera ko nabahaye uburenganzira bwo kuvuga mu buzima bwanjye. Byatubereye ikintu cyiza. Twagiye tuganira n'abandi yaba aba peer mentor ndetse n'umumenta, bakagira ibintu badufasha bimwe tutari tuzi, kuko murabizi nubwo wakwigisha ntiwakwigisha byose byo mu muryango. Ibyo rero nabyo amatorero abishyizemo imbaraga, hakaba no gufatanya, ntibibe mu itorero ryanjye gusa, ahubwo bikaba no mu matorero yandi, aho tuzi umuntu uri resourceful tukagerageza kumuhuza nabo byagirira umumaro, nzi neza ko byagira icyo bitanga umusaruro. Ndasoza rero mvuga ku kingo zitandukana. Mu by'ukuri gutandukana nk'uko bigaragara biragenda bizamuka, ariko ingorane zikaba ko hari abo tugerageza gufasha mbere yuko batandukana, ariko abo byagezeho hari ukuntu rimwe na rimwe bakunze guhita batabwa ntibitabweho. Ariko dukeneye kubabona nk'abantu bahuye n'ingorane mu rushako rwabo, tukabaha agaciro, tukabegera, tukumva ingorane zirimo, tukabafasha n'urugendo rwo gukira ibikomere batewe n'iryo tandukana. Kubera ko uko gukomeretsanya hagati yabo, iyo wagize aho uhagarara mu rukiko ugashinja umuntu kugira ngo mwongere mufatanye kurera abana, hari igihe bigorana. Aho rero niho amadini twagira umumaro, tugerageza kubegera, tukabafasha muri urwo rugendo, ntitubaha akato, ahubwo tukabafasha kongera kwiyumva ko ari abantu, bityo tukanabafasha no mu kubunga ku buryo batekereza ku bana babo, bagakomeza kubarera neza nubwo wenda baba batakibana, ndetse bagakomeza no gutanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu.
nyakubahwa First Lady, bayobozi mu nzego zitandukanye muteraniye hano, mu izina rya bagenzi banjye munyemerere tubashimire kubw'uyu mwanya mwaduhaye no kuba mwaduteza amatwi. Ibyo ni bike mu byo twifuzaga kuganira namwe, kandi turabashimiye. Mureke dukomeze gufatanya kugira ngo twubake umuryango utekanye, umuryango uteye imbere, kandi umuryango uzatuma dusiga umurage mwiza. Murakoze, murakarama.